Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro bakundwa bene data, ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Dushimye Imana kubw'uyu munsi mwiza iremye, ikaba ibuduhaye ngo tuwunezererwemo. Izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Muri kino cyumweru noneho turimo turaganira ku mahoro atangwa n'Imana. Narinje kukubwira rero ngo Yesu niwe mahoro yacu. Imana iduhana umugisha. Munkundire dusoma amagambo y'Imana yanditswe mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi ibice 4, turasoma umurongo wa 6 n'uwa 7. Handitswe ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Munkundire twongereho amagambo yanditse mu rwandiko Paulo yandikiye Abaefeso ibice 2, turasoma umurongo wa 13 n'uwa 14. Handitswe ngo ariko none kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Uwo niwe mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi aribwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya. Imana ibaha umugisha. Narimvuze ngo Yesu niwe mahoro yacu. Tumaze gusoma aya magambo Paulo yandikiye Abafilipi, ababwira uburyo badakwiriye kwiganyira. Ibitera umuntu kwiganyira, ibitera umuntu kwiheba birahari, ni byinshi. Ariko turimo turavuga yuko hariho amahoro atangwa n'Imana. Ayo mahoro rero abonerwa muri Yesu Kristo, umwana wayo. Twavuze ngo Yesu niwe mahoro yacu, kandi dusomye umurongo mwiza utubwira ngo uwo Kristo niwe watwigije hafi y'Imana abikoresheje amaraso ye. Twebwe abari kure y'Imana atwungisha n'Imana amaraso ye. Ahandi bajya bavuga ngo yatwungishije n'Imana umusaraba. Yesu niwe mahoro yacu. Hariho umuntu waririmbye aravuga ngo amahoro Yesu aha abantu be ngo ntagira akagero kandi ntarondoreka. Ngo Yesu ajya ahumuriza abayafite, kandi ayo mahoro iyo yayaguhaye wowe utayataye, wowe utayikuyeho, Yesu nta mugambi afite wo kuyakwaka. Ngo utayataye ntabwo wayakurwaho. Ariko kuko turi mu isi mbi yatawemo Satani, hariho ibintu bibasha gutuma umuntu abura amahoro. Ni ibiki bibasha gutuma umuntu abura amahoro? Ibyo dukennye, ibyo twifuza, ibyo tunyuramo bitugora cyangwa duhura nabyo, ibyo ngibyo bibasha kutubuza amahoro. Bishobora kuba ari uburwayi, bishobora kuba ari ubukene, bishobora kuba ari imyenda cyangwa se amadeni dufite. Ibyo byose ni ibibazo bituma umuntu yabasha kubura amahoro. Iyo umuntu afite ibyo bibazo byose tumaze kuvuga,
iyo umuntu ari mu ngorane ahagarika umutima. Ibyo byose tuvuze bitera umuntu kwiheba, bikamutera kuganya, umuntu akibaza ngo mbese bizarangira bite, mbese iherezo ryabyo rizaba irihe. Rero ijambo ry'Imana twasomye hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ryatugiriye inama mu gihe ufite ibyo bibazo, mu gihe uri mu kaga kameze gatyo, mu gihe uri muri byinshi byagutera kwiheba. Twese tubinyuramo, isi yuzuye bene ibyo, isi yuzuye intambara, isi yuzuye ingorane, isi yuzuye ibirushya umutima. Ariko ijambo ry'Imana ryatugiriye inama. Umurongo wa 6 twasomye hariya muri ruriya rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 4, watubwiye ngo nubwo bimeze bityo, nubwo hari ibyo ngibyo byadutera kwiheba no kwiganyira, ariko arandika ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo hari icyo mwakora. Ibyo mushaka, ibyo mwifuza, ibyo mukennye, ibyo byose bibatera kwiheba, ibyo bigiye ibyo twavuze haruguru, nubona uri kubinyuramo, nubona bikugarije, buri wese aba afite ibimwugarije, niko isi imeze. Noneho arangije aratubwira ngo tujye tubibwira Imana, bijye bimenywa n'Imana. Atugira inama z'ikintu twakora mu buryo butatu. Aravuga ngo bijye bimenywa n'Imana tubisabiye, cyo ni icya mbere, tubyingingiye kandi dushima Imana. Imana ishimwe. Aravuga ngo numara gukora ibyo bintu uko ari bitatu, numara kumenyesha Imana ibyo byakaguteye kwiheba no kwiganyira no kwigunga, ibyo bigutera kwibaza iherezo ry'ukuntu bizagenda, numara kubibwira Imana, ubisengeye, ubisabiye, ubyingingiye, ushima Imana muri byose, ukayishima nubwo uri kunyura mu magorwa, ukayishima nubwo uri kubabara, ukayishima nubwo urwaye, ukayishima nubwo urwaje, ukayishima nubwo wapfushije, ukabyereka Imana ufite kwizera ko yabishobora, ukayibwira ngo ndagushimiye nubwo bimeze bityo. Umurongo wa 7 watubwiye ngo amahoro y'Imana ahebuje byose, ahebuje ibyo umuntu yatekereza n'ibyo yakwibwira, ngo azarindira imitima yacu muri Kristo. Imana ishimwe. Bene data, nubwo hariho byinshi byadutera kuganya, nubwo hariho byinshi byadutera umubabaro mu isi, niko bimeze ntibizabura. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ntihazabura intambara, ntabwo amahoro azahoraho, ngo kereka Yesu umunsi yatsembyeho urupfu n'ibyaha, tukiri mu isi ibyo tubinyuramo. Rero nubwo bihari, tujye tubisabira, tujye tubyingingira Imana, tuyishimira ko bishoboye, tuyishimira ko hari ibyo twibuka yakoze neza, ko n'ibyo ngibyo yabishobora, tuyibwire ko tuyifitiye icyizere, ngo nitumara gukora ibyo ngibyo, amahoro y'Imana azarindira imitima yacu muri Kristo. Ya mahoro twabuze, ya mahoro twateshejwe n'ibyo ngibyo, nitumara kwibuka ibanga ko bigomba kumenywa n'Imana, tubisengeye, tubisabiye, tubyingingiye, dushima, ya mahoro azaza mu mitima yacu, ntitwongere guhangayika no kuganya. Tubura amahoro ngo tuyabuzwa n'ubusa. Hari undi waririmbye gutyo, ibyo dusaba cyangwa ibyo dukennye tukarira tukaganya. Umwe we yararirimbye ngo tujya tubisaba nabi, ariko nitwegera Imana tukayinginga, tukabisengera twizeye, tukabyingingira Imana dushima muri byose, no mu makuba no mu kaga dukomeza gushima Imana, amahoro y'Imana ngo azarindira imitima yacu muri Kristo. Bene data, ndashaka kubabwira ikindi kintu. Twavuze ibidutera cyangwa ibitubuza amahoro, ibidutera kuganya, ariko nagira ngo mbabwire ikindi kintu kijya kitubuza amahoro. Ahanini sinarangiza ntakivuze, ni ikintu cyitwa icyaha. Iyo umuntu afite icyaha nta mahoro agira. Iyo umuntu yaguye mu cyaha runaka, icyaha kitubuza amahoro, icyaha kitubuza umutekano, icyaha gituma tudasinzira. Niyo mpamvu iyo icyaha wagikoze, umuti wacyo nuko wihana, nuko usaba Imana imbabazi ikakubabarira, nuko usanga uwo wahemukiye ukamubwira ngo mbabarira, hanyuma ukinginga n'Imana ngo ikubabarire. Iki cyo cyitwa icyaha gikurwaho nuko twakihannye, nuko twagisabiye imbabazi. Pawulo yigeze avuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa,
ibice 24 umurongo wa 16. Umva uko havuga. Haranditswe ngo nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Dukwiye guhirimbana, dukwiye kugerageza kutagira ibyaha mu mutima, umutima udushinja, umutima uturega, kuko igihe bihari ntabwo umuntu abona amahoro. Ariko iyo tubyihanye tukabisabira imbabazi, Imana iratubabarira. Bene data bakundwa, Imana idusezeranya amahoro. Hariho amahoro y'Imana Imana itanga, ariko ayo mahoro abonerwa muri Yesu Kristo umwana wayo. Niyo mpamvu twavuze ngo Yesu niwe mahoro yacu. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Uwo niwe mahoro yacu, niwe ukuraho ubwanzi, niwe ukuraho icyaha kidutandukanya n'Imana, niwe ubasha gukuraho icyaha kitubuza amahoro n'umutekano. Yesu niwe mahoro yacu. Yesu niwe ukuraho urusika. Yesu niwe ukuraho uwo mutima ukurega. Ndakwifuriza kwakira Yesu. Niba mubyibuka neza mu mazina Yesu yahawe mu gihe Yesaya yamuhanuraga, yaravuze ngo azitwa umwami w'amahoro. Imana idusezeranya amahoro, ariko abonerwa mu mwana wayo. Uwo niwe mahoro yacu. Ndakwifuriza nshuti mukundwa unyumva, kwakira Yesu. Niwe mwami w'amahoro kandi niwe mahoro yacu. Wakire Yesu akubabarira ibyaha wakoze. Kandi niba waramwakiriye, ndaguhendahenze ngo ibyo ukennye, ibyo wifuza, ibikuruhije byagutera kwiganyira, bimenywe n'Imana ubisabiye, ubyingingiye, ushima. Numara kubikora gutyo, amahoro y'Imana azarindira umutima wawe muri Kristo. Akira Yesu umwami w'amahoro. Niwe mahoro yacu. Imana ibahe umugisha.